burya kugira aba subscribers benshi ntabwo bivuze ko uhembwa menshi kuri YouTube. Tujye kurebera hamwe top 10 cyangwa se aba YouTube 10 ba mbere mu Rwanda binjiza akayabo kandi batazwi, bamwe utanabikekera, harimo abuzi ndetse n'abo utaruzi, cyane cyane bamwe usanga atari n'abasitari. Reka tubarebere hamwe duhera ku mwanya wa 10 tumanuka kugera ku wa mbere. Reka turebe umwanya wa 10. Turasangaho umuhanzi bita Igor Mabano, n'umuhanzi nyarwanda ubarizwa mu itsinda rya Kina Music, aho yinjiza asaga miliyoni 4 z'idolari. Ubwo nawe karikira wumve mu manyarwanda arangaye buri kwezi niyo yinjiza ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi bita Tom Close. Tom Close ni umwe mu bahanzi ba kera bagiye bashyira umutafari rikomeye cyane ku muziki nyarwanda, aho uyu muhanzi buri kwezi ku rukuta rwe rwa YouTube cyangwa se ku rubuga rwa YouTube yinjiza agera ku bihumbi 4,100 by'idolari. My goodness, buri kwezi yakora atakora niyo mafaranga yinjiza. Dukomeze twihuta cyane tujye no ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasangaho umuhanzi muremure bita DJ Pius. DJ Pius uyu ni umuhanzi nyarwanda nawe muzi cyane, washyize itafari rikomeye cyane ku muziki nyarwanda, aho anafite label yiwe ku giti cyiwe. Gusa uyu muhanzi yinjiza agera ku bihumbi 5,000 by'idolari. Ayo mafaranga uri kuyumva? Ubwo nugerageza kuyashyira mu manyarwanda, kuko amadolari arahinduka, ujye ufata ayo mafaranga uhita uyakuba, cyangwa se ujye kumanza usacinga ati idolari rigeze kuri angahe, uhita uyakuba. Ubu tuvugana idolari ngiye ino video nyikoze riri ku cyane, urafata icyane ukube n'ibihumbi 4,500, urahita umbwira yafite mu manyarwanda. Tutinze reka dukomeze no ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi kazi bita Aline Gahongayire. Aline Gahongayire ni umuhanzi uririmba gospel wamamaye cyane. Gusa uyu mugore yinjiza asaga ibihumbi 9 by'amadolari buri kwezi ku rukuta rwe rwa YouTube. Ni ukuvuga ngo buri kwezi YouTube iba igomba kumuhemba ibihumbi 9 by'idolari. Ni menshi. Ku mwanya wa 6 dusanga umuhanzi bita Neri Ngabo. Neri Ngabo ni umwe mu bahanzi bagize itsinda rya Kina Music, aho yinjiza agera ku bihumbi 12 by'idolari. Ni menshi n'amafaranga cyane, ni menshi. Neri Ngabo ni umuntu wa 6 mu Rwanda ufite YouTube channel ihemba, niwe uri ku mwanya wa 6, ahembwa ibihumbi 12 by'idolari buri kwezi, yakora atakora. Ku mwanya wa 5 dusanga umuhanzikazi bita Butera Jean cyangwa se Butera Knowless. Butera Knowless aho ahembwa amafaranga asaga ibihumbi 15 by'amadolari buri kwezi. Urukuta rwa YouTube cyangwa se urubuga rwa YouTube niyo yakora atakora. Ku mwanya wa 4 dusangaho Umurage Mwiza. Umurage Mwiza nayo ni YouTube channel ikunda kuvuga ku mateka cyane y'u Rwanda, ikavloginga, ikanavuga kuri culture. Iyi channel ivuga kuri lifestyle y'u Rwanda ya kera cyangwa se y'ubu, ikagenda inacishaho indirimbo zitandukanye za gakondo. Iyi channel rero yinjiza asaga ibihumbi 20 by'idolari buri kwezi. Niyo mafaranga babasha kwinjiza ku rukuta cyangwa se ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ku mwanya wa 3 tudatinze cyane dusangaho YouTube channel yitwa Kigali Today. Kigali Today ni igitangazamakuru kinafite radio, aho iyo radio izwi nka KT Radio. Iki gitangazamakuru cyangwa se iyi YouTube channel yo ihembwa ayagera ku bihumbi 25 by'amadolari buri kwezi. Urumva nawe amafaranga ukunagana. Ku mwanya wa 2 turasangaho igitangazamakuru kizwi nka Isimbi TV. Isimbi TV ni igitangazamakuru cyamenyekanye cyane mu byujuje aba subscribers miliyoni mbere y'ibindi byose mu Rwanda. Iyi Isimbi TV ihabwa agera ku bihumbi 25,600 by'idolari buri kwezi. Uyu nyirayo azwi nka Mulungi Sabe,
akaba rero yinjiza amafaranga agera ku bihumbi 25,600 by'idolari buri kwezi. Ubu mwese cyangwa se abenshi bari kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hariho nde? Ku mwanya wa mbere dusangaho umuhanzi, ntabwo ari umunyamakuru, nta nubwo ari umudocumentaire, ni umuhanzi w'ikirangirire, umuhanzi uzwi cyane, umuhanzi wakoze cyane, umuhanzi mbese arazwi. Wajya muri East Africa, wajya muri West Africa, wajya muri South Africa, uyu muhanzi arazwi ndetse azwi no ku ruhando mpuzamahanga, azwi ku mugabane wa Amerika, azwi no ku yindi migabane. Uyu ni umuhanzi sinzi niba mwese mumufana cyangwa se mutamufana, gusa ku mwanya wa mbere dusangaho umuhanzi bita Bruce Melody. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bashyize itafari rikomeye cyane ku muziki nyarwanda. Uyu muhanzi rero niwe dusanga ku mwanya wa mbere mu bantu binjiza amafaranga menshi kuri YouTube channel mu Rwanda, ndetse ni nawe wa mbere. Uyu muhanzi akaba yinjiza ibihumbi 50 by'idolari. Ati biterwa n'iki? Nari napanze ko ndaza n'ubundi gufata uyu mwanya nkabasobanurira impamvu umuhanzi bavuga yuko ari we muhanzi wa mbere winjiza amafaranga menshi bingana gutya, ibihumbi 50 by'amadolari buri kwezi ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu muhanzi mbere ataramenyana na Shaggy, nta nubwo yari kuza no mu bahanzi 10 ba mbere, ahubwo uyu muhanzi akimara kumenyana na Shaggy yamuhaye platform cyangwa se yamuhaye spotlight muri Amerika, aho bahise bamumenya kuri uwo mugabane cyane wa Amerika. Kandi muri Amerika views yaho cyangwa se umuntu ukureba uri muri Amerika atandukanye n'umuntu ukureba ari inaha mu Rwanda. Umuntu ukureba uri muri Amerika we, reka twihe nk'urugero, urabona abantu 1000 mu Rwanda bakurebye kuri YouTube channel yawe, ushobora kwinjiza amadolari 0.5 kugera ku idolari rimwe. Ariko muri Amerika ho iyo abantu benshi bakurebye abangaba 1000, kuri YouTube yawe ushobora kwinjiza amadolari guhera kuri 5 cyangwa se ukagenda ukagera ku madolari 20. Noneho uyu Bruce Melody we akenshi arebwa mu bihugu by'amahanga. Urumva niba arebwa muri Amerika cyane, akanumbwa no mu bihugu nka za Nigeria na za South Africa, na za France na za Belgium, uyu muhanzi niho akura aya mafaranga. Uyu muhanzi niwe muntu wa mbere uhembwa amafaranga menshi kuri YouTube, aho yinjiza agera ku bihumbi 50 by'idolari bya buri kwezi. Mwakoze cyane. Niba wemeranya nanjye cyangwa niba utemeranya nanjye, bimbwire muri comment, kandi wibuke gukanda subscribe. Ciao.